impano twakugeneye, turagukunda cyane mukuru wacu, kuba udusize biratubabaje ariko none turishimye kuko ujya ahantu heza. Bofre urabizi turagukunda cyane, nawe gira icyo ubwira. Nanjye icyo nakubwira nyine mbifurije urugo rwiza. Murakoze cyane, katubahereze impano twakugeneye, turagukunda cyane mukuru wacu, kuba udusize biratubabaje ariko none turishimye kuko ujya ahantu heza. Bofre urabizi turagukunda cyane, nawe gira icyo ubwira. Nanjye icyo nakubwira nyine mbifurije urugo rwiza. W'ijambo kuko byemewe na nyir'ijambo, umutima wanjye wawushije amashyi, akanwa kanjye mwigeze mikoro cyane cyane byari bigoye warayanyishije uransetsa, imbaraga zawe zangose no mu ishyamba ry'inzitane, urubuga rwakuberaga urubuga rwamberaga, wararunyaboye unyambika ubwiza buva herawe, nawe wawe ijambo nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyir'ijambo, umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Murakoze cyane, katubahereze impano twakugeneye, turagukunda cyane mukuru wacu, kuba udusize biratubabaje ariko none turishimye kuko ujya ahantu heza. Bofre urabizi turagukunda cyane, nawe gira icyo ubwira. Nanjye icyo nakubwira nyine mbifurije urugo rwiza. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa Mpore akira umukazana umuramutse umwakire mu bana bawe, wajye mu nshingano zawe uhereye nonaha, uzamubazwa kugeza ashaje. Ramutsa Fideli, intore itavuga amagambo y'ibiharwe. Samuel Fideli ariko nawe arakavugwa, si rwo rukiryi. Ndagira ngo mu cyoro nkugomba umpamagarire mama wibaruka uwo muhungu aze hano, tumuhe umukazana we, mu murindi bizibanzira nawe. Dore rero Jean Bosco murabona ko ahagaze nk'umutunzi wazo. Uyu mwana ntago azasomeza umushogoro umugezi. Mama nguwo umukazana wawe, mwakire mu bana bawe. Amashyi tuzayaba hejo. Nyakubahwa Jean Bosco, Bibiliya yera ni igitabo cyandeze kimbuza kubyatabyata mu byaha. Nasomyemo ijambo rivuga ngo nta mugaragaro utashebuja. Iyo nihakuramutse uyu mukazana mbere yawe nari kuba nihaye icyubahiro ntakwiye. None ubwo umaze kumuramutsa na mama muramukije, mu burenganzira nanjye muramutse. Ngwino hano uramukanye. Samuel
gira hino ngo ushime nawe aho hindura umusaya. Abafotogarafe zirakora neza, heza hagurishya dashaka ifoto nziza. Narabibabwiye nkunda amafoto muzamenye ko ari indwara. Mundwaze mutyo. Ariko abafotora ntimukajye mumbesha namwe uko munza kageso ngo mugire ngo byatunganye. Nzajya subira inyuma nzibabaze. Hanyuma rero nyakubahwa Jean Bosco ni wowe uri ku ruhembe rw'umuryango wa Fideli kandi kuba uhari turasusurutse, uri imyugariri wacu. Uyu mwana twari tumwitezeho ko adukorera ibyo adukoreye none. Uyu mwana w'umukobwa aradusanze. Inshingano zawe nuko mu muryango hiyongeyemo uyu mwana, kandi umurunga w'inyabutatu ubaye umuryango w'amazimaka, kuko uhereye none abanzi babo bazaba abanzi bacu, kandi ubanga nta dukunda tuzafata inshyimbo tubarwanye paka twese twunze ubumwe. Uyu mwana rero uzamuhiteto, umutongeri neza, ntazagera ubwo azinga umunyamugahanga, ntazagera ubwo atungwa na mukaru kandi ukama amati wawe. Nubona Samuel biga byanga Rwanda Revenue yateyemo, ujye ukora ku ikofe uyu mugore arema isoko, hazasiba isoko kandi ufite ku ikofe nkuko tububigenza. Uzabatongera neza, batongere guhaha ibitaha, batubyarira abana. Uyu mwana umutinyure ko iwacu tutipfumbase, inda zitaguye ku mugongo, aduhuburiza ubuheta buheture kugeza ageze kuri ba Nyabyenda, kumubyaza umusaruro. Hanyuma rero mama, weho ndagushima cyane, inama zose zitugiza abagabo uzifitemo uruhare. Uyu mwana aje gusanga ariko ntabwo ari mukeba. Uyu mwana uzawumenyera imbuto nzima, umubera umujyanama kuruta kumubera nyirabukwe. Mubwire ibanga umugore akoresha kugira ngo asazane n'umugabo kandi amwihariye. Cyo zaba ari ryo banga rikomeye. Ariko inkunga ngusaba kuri uyu mwana, uzamubwira icyo umuhungu wawe akunda, kuko icyo abahungu bakunda kimenywa na ba nyina, kugira ngo atazashya amaso atetse Samuel akamena urugo akaza kurya iwawe, kuko ari wowe uzi icyo wamumenyereje. Mwana umwigishe kurunga, menyera ibanga azasazane n'uyu mwana batarambiranye. Wa mubyeyi we rero ndagushimira ko utarwanyije igihe nari mpaye izishingano, wagiye kwaha impumbya untegera urugo rumfatira iry'iburyo, none dore mpaye impundu ntabarutse. Icyo cyubahiro nzahora nkikugomba. Samuel, nawe ndagushima cyane ko wampaye ikuzo, kampa inshingano, ntuzirwanye mu bagabo bose uzi, nanjye nzahora nguha icyo cyubahiro wampaye. Musubire kwicara nsigarana abahungu. Samuel, ntibitunganye, Kanyarira uzajya kuhasaba iterambere, ntuzahasaba umugore, sibyo? Banguka ngo utabare, uzahasaba inzu, ntuzahasaba umugore. Kuri kizabonwa uzahakura abana, ntuzahakura umugore. Ubu mu bibazo wari ufite, icy'ingenzi kigiye uruhande rumwe. Wateraga mbere utekereza umutwe umwe, none ibaye ibiri, ubu murakungahaye nabibonye. None rero mu bintu wari uzi hari ibintu ugomba kongeramo. Imbere y'inyegamo ndashaka ko hazajya hatamba neza kandi hagasasirwa indi. Iteka ryose ujye uzirikana ko ujya ukwerekeza imbere ye, nta mbere kigomba kuhabanza. Habanza umutima, ingingo zikaza kunogereza igikorwa. Imbere y'inyegamo baracoca, bagacaca, bagacacacaca, byaba ngombwa ukavuza n'ubuhuha kugira ngo inkindi ikenyuruke. Iyo bigenze gutyo nibwo Imana izikigiza y'urujijo ikabakoma amajune, muri iryo joro hakaboneka ikibondo, ukazabona uko ujisha imugongo sha. Hazabwira Jean Bosco na mukecuru bakareba isake n'igitoke, tukabakanda ibirenge tukabunga umugongo, mugasubirayo. Ubu rero wushije ikivi gikenewe, ariko utangiye akazi. Uyu mukobwa yagiye atuzimanira amati wabo mu murera hariya, tukasanga umuhari utenyuruye,
ndavuga nti nanjye hari impano ngomba kumusabira none. Iyo mpano rero urayifite, ndagira ngo guherera iri joro ugende wiyandayande, uyu mwana umukure muri rubanda, umwicaze mu nteko y'abadepite. Aya matora ndashaka ko ari naza gutsinda 100%. Nutora agatora 100%, simba shakamo ikigarasha, sibyo? Hanyuma rero bana banje, muzarambane kandi ntimuzarambirane. Wajyaga gusenga uzajya uvuga ko mugiye gusengana, wajya gukora ukavuga ngo ugiye gukora, uzajya uvuga ngo mugiye gukorana. Wajya kujya kuryama, muzajya mujya kuryamana. Ariko icyitonderwa, kurya ntabwo ari ukuryana, muzahore musangira. Kurya ni ugusangira, muragasangira byose na bose, nibisaguka muzasagurira amasoko. Umwana wanjye atangira iteto rero, ajya bumba umunwa agiye kumira akantu mutamitse, ubundi ahora aseka. Nizo nshingano nguhaye. Arabumba umunwa atagiye kumira, turaba babiri. Uko nuko mujye kwicara kandi amashyi yaha kuyasabiriza byango. Oya ndacyabakeneye rubyiruko. Mwajyaga muvuga ngo umwana ararya undi, ntabwo ari ukuryana ahubwo no gusangira. Barakebuye, abantu ntibaryana ahubwo barasangira. Ndumiwe mana yanjye, nanjye uyu munsi ndizi. Samu, urantunguye ku izina ry'Uhoraho. Uziko ntarinzi ko wakuze bigezaho. Abantu narindimo manyuramo, ariko hari itangazo bampaye ngo uzikurambagiza. Dore ikibazo twagize, abantu njya nitegereza mbagirize yabikancanga. Hari abakazana njya nitegereza mu isura nkabona iteye ubute kuyireba. Ukitegereza isura utari kwizagomba basudera ingwibeyo. Iyi sura yatunyuze ku izina ry'Imana. Wakwitegereza taye utari komana yanjye, utitaye umenye izagomba batayeri kugira ngo ibeye. Ariko uyu mukobwa ese shakunsharizo ugamije iki? Uyu mukobwa Aline afite taye nyarwandeze urete française barata, nibagukomera amashyi. Hanyuma rero njyewe data yabonye avuga ngo umuhobere umamaho. Wabitewe n'iki? Ntabwo mbizi, ariko abantu bambwiye ngo muhobere mu izina rya twese, kandi uramuhobera ari bukwasi ku buryo nta wabanyuzamo akanyereri ubitegereza agire ngo ni umutwaro w'inkwi. Muhobere na ka kantu kavuga ngo nywa kumvikana, bivuga bikavuga n'imodoka. Muhobere ibintobero ntangarugero, na ka kantu kajya kavuga ngo nywa nigashaka kaze kuvuga, ibivuga bikagira icyo bitwara n'imodoka. Hanyuma RAE 787 aparitse mu buryo butanoze pe. RAE 787 aparitse mu buryo butanoze, yabangamiye abandi. Nagende ikinyabiziga cye gishyire mu buryo bwa nyabwo. Murakoze cyane. Hanyuma Samu, ndagira ngo utambukane Aline, hanyuma mukane ku karima k'igikoni. Kurya ntabwo ari ukuryana ahubwo no gusangira, mwaragahore musangira. Esiko muri babiri mukunda indirimbo yitwa nawe James, tugiye kuyiririmbana sibyo? uratera igitero cya kangahera kande uratera icyaka. Urugamba rugeze mu mayina, ari dufatanye. Warurwanya uruhereye mu mizi, iminwa y'abadukwenaga warayicecekesheje uravuga. Aline wawe ijambo, nanjye nahawe ijambo. Ririmba cyane kuko byemewe na nyir'ijambo. Ongera cyane, nanjye nahawe ijambo. Kuko byemewe na nyir'ijambo. Umutima wawe
udahari nzagukumbura ariko nzajya gusura nzagukumbura kabisa ariko tuzajya tubasura urugo ruhire. ngaho ntanze ka poromosiyo umuntu ufite karasharamye umuntu ufite telefone ya gatoroshi nouveau modèle ancien modèle. Merci chérie bagore beza mbahaye umunota umwe ni mufotore. Gatoroshi nouveau modèle n'ufite karasharamye ntasigare. Hanyuma rero abanyamakuru batatsindirira isoko mbahaye konje itunguranye. Hanyuma hari umwana ufite umuvugo n'agapapuro kawe ka kabiri vuga umuvugo wawe. Hari umwana ufite umuvugo agapapuro ke ka kabiri nsomye nawe nawe uvuge impano ye. Abafite impano z'ababyeyi nabo n'abatarazibegereza.